Yes, ni ukuvuga ngo hari abantu bakomeje kumbaza ati iyi mining ni iki, ikora ite? Iyi mining ni mining nziza ishobora kugufasha kumenya uko cyangwa se kubona ama USDT mu gihe gito cyangwa se utigeze ushora, nta mbaraga wakoresheje cyangwa se nta gihe wamaze ukandakanda kugira ngo ubashe kubona coin runaka. Iyi Pepe coin ni ukuvuga ngo ni coin y'ubuntu kandi iri gukorwa n'abantu benshi. Ukurikije iyo mfite hano uri kubibona neza, ndakeka ko ari ihwanye n'izi ziri hano 0.00 USD. Ni ukuvuga ngo iyi Pepe coin iroroshye kandi rwose itanga coin mu gihe gito. Urabona ko izi coin nta nubwo ntizaryarira. Reka mbereke izi coin, kambereke wenda muri Fastpay, mbereke igihe nabikurije mu gitondo. Kanza hano kuri Fastpay muri login. Aha ni muri Fastpay yanjye, ni ukuvuga ngo sangahe okay, sorry rwose murabona ko hari ejo, nibyo ejo ku itariki ya mbere nibwo nohereje transaction hano inyereka ko nabonye Pepe 135. Izo mfite hano muri kuzibona, izi zose nazibonye mu gihe gito. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyi mining iroroshye cyane kandi ishobora gutuma ubona coin mu gihe gito. Ndizera ko muri kubona neza iziri hano. Reka wenda njye kuri Fastpay. Hano muri Fastpay nibwo niho babasha kubinyereka neza. Ni ukuvuga ngo izi ni Pepe 305. Urabona ko nubwo ari nke, ni nyinshi ariko ugereranyije n'agaciro kazo ni gakeya. Urabona ko hano gahwanye na 0.0092 imibare irengaho by'idolari. Uri kubona neza ko nubwo ari ifite agaciro gake, ntabwo tuzi niba izazamuka, ariko umunsi yazamutse izaba ifite agaciro. Reka wenda mbereke kuri Binance ukuntu uri kugenda izamuka, nubwo mu minsi yashize yari yamanutse ariko ubu iri kuzamuka. Okay, hano uri kubona ko iri kumanuka, nibyo ejo yari yazamutse ariko ndabona ubu iri kongera ikamanuka. Ariko uko bimeze kose urabona ko n'izi zamanutse rwose. Iyi iri kuzamuka ni Dog, RX, Sui, Adana n'izindi. Murabona ko rero izi coin nubwo izamuka imanuka ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ari bibi, ntabwo ari bibi, kuko iyo coin itazamuka cyangwa imanuke ntumenya agaciro kayo. Ariko ubu iyo yazamutse agaciro karaboneka, yamanuka bikagaragara ko iri ku gaciro kake, ariko uyigura ayigura kubera ko yamanutse, yazamuka akongera akayigurisha. Urumva ko coin nk'iyi ibisaba kuba uyifite ukayibika ukayihodinga, ubundi ugategereza ikazazamuka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uyu mwanya urabona ko XRP mu minsi yashize yari yazamutse ariko ubu yongera amanuka, na Solana uri kubona ko yamanutse, ariko ibi ntibivuze ko ari igikuba cyacitse, oya, ahubwo kuba yamanutse ni ikigaragaza ko iyi coin izongera izamuke kugeza ku giciro gikwiriye. Ubwo rero niba utarakora iyi Dog mining, yikore hakiri kare, kuko hari igihe wenda iyi mining izagera igafunga, yafunga ugasanga n'izo wari kubona ntukizibonye. Ubwo rero urabona ko ku munsi ni Pepe, sorry, mu kanya nivuze ngo Dog, mu kanya nari nibeshye mvuga ngo Dog, ariko urabona ko ni Pepe 248 ku munsi. Muri kubibona neza, kandi ushobora no kutagera bitewe n'uko nk'ubu nabikuje ejo. Wenda mbereke isaha. Yes, murabona ko hano ejo hari 1:30, 1:32 ejo ku itariki ya mbere z'ukwa kane. Muri kubibona neza.
ubu rero urabona ko ejo guhera saa 8:32 kugeza uyu munsi uri kubona izo maze kugeraho, bigaragare ko zishobora no kurenga 448 bitewe n'iki. Icyo mukora ni iki, ni ukuvuga ngo biterwa n'uko ufite abarefera benshi. Ubu ngubu bimaze kugira abarefera 30 kandi icyo ni cyo gishobora gutuma coin yanjye yiyongera, kuko hash power iyi ngiyi nimara kwiyongera nibwo uri bubashe kubona izi coin nyinshi zirenze 440 bitewe n'uko ufite hash power iri hejuru. Muri kubona hano neza, iyi hash power nimara kwiyongera nawe uzagenda uzamuka. Hano hari urugero baba batanze, wenda reka nkwereke. Ufite nka hash power 1000, ufite hash power 1000, sale hano ndi kubona gashyira 1500. Uri kubona ko ufite pepe zingana miliyoni 1,150,000. Muri kubibona neza. Ibyo rero wabigeraho ari uko ubashije gutumira. Ni ukuvuga ngo ku munsi ufite iyi hash power, ku munsi waba ufite 23,230. uri kubona neza hano. Mu minsi 2 waba ufite ibi. Urabona ko byose hamwe byaba bifite intuze totali nyinshi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo izi pepe coin ziboneka mu gihe gito kandi n'ubuntu. Urabona ko ni copyright yo muri uyu mwaka 2025 isohotse vuba. Ubwo rero niba nawe utarayikora, yikore vuba kugira ngo wenda izajye no kurangira umaze kugira coin nyinshi. Ndizera ko muri bukomeze kugwa neza kandi mukayikora mushishikaye. Murabona ko mu mwanya maze nkora video natangiye ari 0.0040, ariko urabona aka kanya hahise yongeraho 3 kose. Urabona rero ko iyi mining igenda yongera kandi ishobora gutuma ubona coin nyinshi mu gihe gito. Ndizera ko kugira ngo mubashe kubona link ushobora kunyandikira kuri 0726 noneho ukambwira ati mpa link kuri WhatsApp, mpita nkusubiza rwose nkaguha link. Ikindi niba wifuza kubona coin nyinshi biragusaba gukoresha referral ya affiliate, niyo ishobora gutuma ubona coin nyinshi mu gihe gito. Ubwo rero ndizera ko muri bukomeze kugubwa neza kandi iyi mining ntibacike. Ikindi ntibagiwe kugenda ukoze subscribe ndetse ugakanda no kunzogera ukemeza kuri all notification kugira ngo ubashe kubona video yose nshyize kuri YouTube channel yanjye ihuye na mining runaka. Iyi mining rero ni y'ubuntu, nta gushora, nta gaze fi, ntaki byo kubikuza. Niba ugiye kubikuza uraza ukande hano kuri withdraw, nuhakanda barahita bagusaba hano gushyiramo pepe ufite hano. Numara kuzandikamo wemeze hano kuri confirm request. Urabona ko minimum amake yo gukuraho ni 0.5. Iyi mining ntago irgoye rwose. Ubwo rero uyandikishe vuba kugira ngo ubashe kubona coin nyinshi. Ndizera ko uri bukomeze kugubwa neza. Rero kansoreza video itaba ndende, ariko icy'ingenzi ni uko ibintu by'agaciro nayibagejejeho. Mugire umunsi mwiza.